umva ushobora gupfusha umuntu ukamushyingura aho gupfusha abantu 5 abantu 10 abantu 20 abantu 30 batarwaye, abana, abasaza, ababyeyi, abasore, ukabapfusha umunsi umwe. Umwicanya agahitamo akica umwana umusekera, akica umwana umusaba imbabazi. Nk'abantu mwarahemutse, mwaraduhemukiye. Mwishe abantu babagiriye neza, mwishe abantu babahaye akazi, mwishe abantu babigishije, mwishe ababyeyi babashyingiye. Mama wanjye yabereye marene hafi abakobwa banyu bose. Data yubakiye amazu mwese. Uyu mwenda mubona nambaye uyu munsi n'umwenda mama wanjye yambaye nahawe Eucharistia mfite imyaka 7. Uyu mwenda wari warasahuwe n'abaturanyi njya kuwubaka, ntabwo ari usa nawo, niwo nambaye. Uyu mwenda mama yawambaraga ajya gushyingira abakobwa banyu. Mugatinyuka mugatema abantu batabatonganije ngo nuko ari abatutsi. Mugatinyuka mukatwambura ababyeyi, mugatinyuka mukambura abana ababyeyi, mukabakura mu maboko y'ababyeyi, mukica abagore batwite, mukica impinja, mukica abagabo babagaburiye. Mwarahemutse pe, mwaraduhemukiye pe. Mwahemukiye igihugu, mwahemukiye imiryango, mwaraduhemukiye pe. Abana bacu baraterura seke aho kuza gusura abasekuru n'abanyirakuru, barasura amatongo, baraterura abantu batigeze bamenya. Mwarahemutse. Imana izabacira urubakwiye kuko twe ntabwo dufite. Uwo mukecuru rero iryo joro yabonye ko baje kusaka mu nzu iwe, aranyirukana. Mu by'ukuri urakihisha, wihishana n'umubyeyi, urakihisha wihishana n'umuvandimwe. Aho nari nsigaye jyenyine, ntazi aho njya, ntazi icyo gukora, ntabasha kugenda, mbyimbye umutwe. Iryo josi bakubise, uyu munsi maze kubagwa 5. Ijosi ryanjye n'ibyuma, ni imisumari, nta disiki irimo nzima. Njyewe nari mfite imyaka 11 gusa jenoside itangira, nibwo nari nkiyuzuza. Umwana utangiye cyangwa se umukobwa utangiye kuba umwangavu, nigaga mu wa mbere segonderi mu by'Imana. Uyu munsi mubo dushyingura 558 hakaba harimo mama wanjye ubyara na papa wanjye, nkamushyingura abasaza banjye 3, kandi nkabashyingura mukuru wanjye wari ivanga na musaza wanjye abo nakurikiraga, basogokuru na nyogokuru, batante banjye bose, baonkle banjye bose. Kandi muri abo bose mvuze nkaba nari mpambanywe n'abantu 15, nkaba nari uwa 16 uvuye mu rugo rwabo baduhambyemo. Ubundi ntibimenyerewe yuko abantu babiri batanga ubuhamya icyarimwe, ariko impamvu twabyifuje nuko ngiye nk'umwana w'imyaka 14 muri icyo gihe, ndetse na mutima wanganaga na musaza wanjye wa bucura, twarokokeye umunsi umwe. Interahamwe zadutereye igitondo kimwe, ndetse mbere yuko bagera ku muryango wanjye aho narindi, babanjije aho mutima yarari. Ndashaka kugira ngo mbanze mpe akanya mutima nawe abanza bibwire, hanyuma dukomeze tubabwira ayo mateka y'uwo munsi mubi tutazigera twibagirwa, kandi duha icyubahiro abacu. Murakoze. Njye nitwa Mutimukeye Estera, ariko benshi bakunda gukoresha izina rya Mutima. Muri jenoside nari ndi hafi kuzuza imyaka 9. Twari umuryango w'abantu 7 mu rugo iwacu. Nari mfite papa na mama, nkagira na basaza banjye 2,
n'abakuru banjye babiri. Abana twari 5 n'ababyeyi papa na mama. Mu dukingura uyu munsi rero harimo papa mbyara na mama, hakabamo n'abakuru banjye babiri na musaza wanjye umwe, undi yashoboye kurokoka, dusigaye turi babiri imfura mu muryango wacu. Ndumva ari ibyo. Harimo n'umuryango mugari wa data wacu twari duturanye, nyogokuru wanjye yapfuye hagati muri jenoside, n'abandi benshi mu muryango mugari wose urahanga tugiye kubashyingura. Frida yakomeza. Aba bantu bose tugiye gushyingura baturuka mu miryango 3 itandukanye. Mu by'ukuri ntabwo ari ibisekuru 3. Umusaza witwaga Kanyoni n'umusaza witwaga Rugamba baje gutura ku musozi wa Nkinda mbere yuko twebwe tuvuka, tukaba twarabuzukuruza babo cyangwa se ubuvivi bwabo. Iyo miryango ikaba yaratuye ku gasozi kamwe, agasozi kari kazwi nk'agasozi gatuweho abatutsi benshi, kandi hakabaho n'umuryango wundi twafatanije gushyingura uyu munsi w'abantu bari bashyinguye hano kuri Ngwa. Ariko nge na Mutima twaturukaga muri iyo miryango 2 y'Abanyoni n'Abagamba. Rero uburyo twakuze, ababyeyi bacu babaniye aba bantu babishe neza, bababaniye neza. Sogokuru wanjye Munyabitare Etienne yari umwarimu hano mu kigo cy'Igatagara, ndetse na papa wa Mutima. Ababyeyi bacu batubyara baba mama, twebwe uyu munsi turi ababyeyi bafite abana, ariko ababyeyi bacu bateruwe n'abana bacu aho kugira ngo abana bacu baze gusura ba nyirakuru. Ababyeyi bacu babereye bamarena abantu benshi cyane, barimo yewe n'abakobwa b'abantu babivuganye. Sogokuru yigishije abantu benshi. Papa wanjye yari umucuruzi, umwe mu bacuruzi ba hano i Nyanza, wafashije abantu benshi, wafashije ikipe ya Rayon Sport, ndetse atangiza n'ikipe ya Rayon Sport y'ingimbi hano muri kano karere. Ari we wenyine uyisponsoringa, ari we wenyine utanga amafaranga akanabiyigishiriza mu gihe cya weekend yaje muri weekend kureba umuryango. Papa wanjye na mama wanjye bakundaga abantu. Muri iwacu hazaga abantu bose, ntabwo ababyeyi bacu bigeze batwigisha amacakubiri n'umunsi n'umwe. Iby'abahutu n'abatutsi twabyigiye mu ishuri dutangiye ishuri. Rero ubwicanyi butangira aha ngaha, aka karere ka Gatagara cyangwa se aka karere ka Nyanza, mu by'ukuri abicanyi bihaye umwanya uhagije wose ushoboka. Impamvu yari uko mu by'ukuri twari kure cyane yaho inkotanyi zatangiriye kutugeraho, byaragoye cyane. Rero bihaye amezi yose ashoboka kugira ngo batwice, badutsembatsembe, batwice urubozo uko babishakaga. Nubwo bwose uwo mugambi utigeze ugerwaho, kuko uyu munsi ndahagaze, uyu munsi Mutima arahagaze, ndetse n'abandi twarokokanye hano. Ubwa mbere rero twabanje kujya twihisha mu mashyamba, tukabona abantu baturuka za Gikongoro, baturuka za Kibuye baza bahungira muri kano karere. Tukajya tunibaza ngo ese twebwe nibitugeraho tuzahungira hehe, ko abantu b'ince zose baza bahungira iwacu. Tukabona abantu baturuka ahantu hose hatandukanye. Mama akadufata, nge nari umwana wa kabiri nakurikiraga impanga nk'uko nabivuze, tukagenda tukarara mu ishyamba. Mama wanjye aratubwira ngo twambare imyenda myinshi isohoka yose, kuko tutazi uburyo cyangwa se igihe tuzigera tubashiriza kugarukira mu rugo. Iwacu rero hari harahungiye abantu batandukanye, barimo n'inshuti ya mama, inshuti ye magara, aza no kuhasiga abana be 2, umwana w'imyaka 4 n'undi w'imyaka 5 yabasigiye mama. Tukajya twirukanka mu mashyamba, tukarara mu mashyamba. Ku manywa tukaza mu rugo, nijoro tukarara mu ishyamba riri hafi y'iwacu. Hanyuma rero umunsi umwe
papa aza kuza yirukanka avuye i Nyanza. Papa yari yajyanye n'undi mugabo w'inshuti ye witwaga Placide, bishe mbere na mbere. Papa aravuga ngo ntabwo ashaka gupfa afite urushoke, mu by'ukuri yashaka kujya kwiyogoshesha. Ajya i Nyanza, agarutse agaruka yirukanka avuga ngo muhunge turashize. Mama yari yamaze kutugabanyamo ibice, njye njyana na mukuru wanjye ufite iyo myaka 16, atwohereza ku muturanyi wacu witwaga Esiri, na mubyara wanjye witwaga Valeri wari warahungiye iwacu nawe. Tugeze kwa Esiri abanza kutwirukana, ariko njye nanga ko hava, mbwira na mukuru wanjye ntabwo uri bugende, turarara hano, mama niko yadutegetse. Mama ubwo yajyanye basaza banjye 3 n'abo bana 2 b'umushuti we yari afite, hanyuma twe turara aho ngaho. Bukeye bwaho rero nibwo abatutsi bose ba muri kano karere twese twirukanse tujya ahantu bitaga ku rutare rwa Ruganzu. Mu by'ukuri twari abantu b'ingeri zose, abakecuru, abasaza, abasore, abana batoya, abamama batwite, abana abakobwa b'abangavu, twese turirukanka, ariko mu by'ukuri nuko tutari dufite ahantu tujya. Twahagaze kuri urwo rutare turimo tugira ngo turebe ahantu abicanyi baturuka, ariko ntabwo twari tuzi yuko batuzungurutse. Twarebaga uruhande rumwe gusa. Umusaza wanjye wabucura w'imyaka 9 niwe wavuze ati ngabariya baraje. Badutera baza bavuza amafirimbi, bavuza induru, bafite amahiri, bafite ibiti, bafite amacumu, baza baririmba ngo badutsembatsembe babatsembatsembe. Mu kutugeraho rero twese twarirukanze turatatana, abenshi bapfira aho ngaho, ariko njye uwo munsi ndokokana na nyogokuru wanjye na batante banjye 2 na mukuru wanjye, tuza kugerangiza nimugoroba tugiye kwihisha ku muturanyi. Umutima icyo gihe nawe arababwira aho yarari. Icyo gihe ba Frida bajya ku rutare, twebwe ntabwo ariho twagiye, twaje twirukankira hano i Gatagara. Ntabwo twababwiye iwacu, ni hakurya gatoya nk'iminota 20 cyangwa 25 uvuye hano. Umuntu yumvaga ko ubuhungiro ari hano mu kiliziya, nibwo ko twamanutse twirukanka. Icyo gihe umuntu yari ataramenya uburemere bifite. Njye nabonaga ari byiza kwirukanka, ukabona na mama wari kwirukanka. Ntabwo nawe bwabone uko ibintu bikomeye. Turaza tujya hano i Gatagara, twari tukiri kumwe na papa. Tuhageze dusanga nyine ku kiliziya hariho abantu benshi, ariko tumara nk'iminsi nk'ibiri tugendagenda. Twari dufite bene wacu batuye hano i Gatagara, tukararayo. Rimwe papa aravuga ati yose ibi tuzabivamo, reka ntahe ngende ndebe inzira dushobora guca tugasubira iwacu, n'ubundi hose ni hahandi kigaragara cyo tuzapfa. Papa yaramanutse aca inzira y'ahantu bita ku Mubanga. Turamutegereza ahantu mu ishyamba rya Gatagara riba hariya hirya gato ya kiliziya. Dutegereje ko agaruka akatubwira aho tunyura. Turamutegereza, dutangira kugoroba, dutangira kumva amakuru ko papa yapfuye. Ababibonye bambwira ko yageze ahantu bita mu Ikatiro, ahura n'umumama witwa Mama Diane cyangwa se Nyiramana. Ngo mu gihe bari kuganira babona igitero giturutse hariya. Turamubonye, Udoviko twari twaramubuze, akagombye kuba yaragiye mu ba mbere. Barangije uwo Mama Diane yari atwite, papa ngo akajya amubwira ati genda bansigane jyenyine. Nawe ati ntabwo ngusiga. Baramwegera bamubwira ati wowe ukomeza ugende, uwo twashaka twamubonye. Ambwira ko bahise bavuza ifirimbe baza ari benshi, bamucocagurira aho ngaho, barambika mu muringoti, barenzaho agataka. Bambwira ko atahise ashiramo umwuka, yagumye guhirita, ariko kubera kubura ubutabazi yaje gupfa. Ubwo twe twari tukiri Gatagara,
babitubwira, mama akavuga ati ntabwo bishoboka, ashaka kujya kureba aho yaguye, ariko turamubwira ati nawe tutakubura. Icyo gihe nari ndi kumwe na mama, yahoraga afashe mu kaboko na mukuru wanjye witwaga Makeba. Umusaza wanjye nakurikiraga witwaga Herve cyangwa se Madunu, ntabwo twari turi kumwe nawe. Na Majori yashatse guhunga, wakurikiraga Eric babazi, abona nyogokuru wacu asigaye wenyine, aravuga ati ntabwo musiga. Ubwo bo bari ku musozi aho twari dutuye, twari dusigaye turi batatu. Bakajya baza bakatubwira ngo Majori yarapfuye, bakatwereka n'amapantaro ngo Madunu yari yambaye ngo yarapfuye. Mama akavuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo abana banjye bapfuye, ndi kubyiyumvamo. Turagenda dukomeza kuba aho ngaho Gatagara, ntabwo njya amenya guprecisa iminsi ngo twamaze iminsi ingahe, ariko igihe cyarageze batangira kuvuga ko abagore n'abana b'abakobwa bababariye, dusubira turataha. Frida nawe yatubwira. Mu gihe ba Mutima bari Gatagara, twe twaje guhishwa n'umukecuru witwaga Kirota wakoreraga iwacu n'umuhungu we, ariko ntitwaharara iryo joro kubera ko hari hegereye iwacu, barimo barahasenya iwacu, barimo barasenya, barimo barasahura. Noneho mu gusahura uwo mukecuru aravuga ngo nimugende, nimutagenda barabasanga hano mbatange. Hanyuma tujya munsi y'urugo rwe, ariko munsi y'urugo rwe hari bariyeri neza. Mu by'ukuri agasozi kacu bari barakazungurukije bariyeri, buri metero 100 hari bariyeri. Abantu bazi agasozi ka Nkinda, ariko twari dutuyeho, hari bariyeri ahantu hitwaga mu Ikatiro, hari bariyeri ahantu hitwaga kuri Progrès, hari bariyeri ahantu hitwaga Imunyamazi, hari bariyeri ahantu hitwaga muri Busogwe, hari bariyeri ahantu hitwaga ku Mubanga. Ahantu hose bari baratuzungurukije bariyeri. Noneho mu kujya inyuma y'urwo rugo rw'uwo mukecuru, tukajya twumva barimo barabaga inka hepfo yacu, barimo barafata abakobwa ku ngufu. Mama waravuga ati aha ntabwo turi buhagume, we ahita agenda ajya ku bandi baturanye aho bagiye kumuhisha. Noneho uwo muhungu w'uwo mukecuru Kirota we aravuga ati ngiye gushaka, ati bamaze kumenya ko muri hano, ngiye gushaka uko nabimura nkabajyana ahandi. Ubwo hari mu ijoro, aragenda avugisha umusaza witwa Simoni, aramubwira ati mbabarira, ubu bagumanye niyo ryaba ijoro rimwe, ejo nzashaka aho bajya. Uwo musaza nawe twaduturanye, nuko baratuzamura. Mu by'ukuri jenoside ijoro wabaga wifuza ko yaba ari amanywa, ukifuza ko yaba ari ijoro. Nk'ubwo twavuye n'akagendo gato cyane kuva ku mukecuru Kirota ujya kuri uwo musaza Simoni, ariko kuri jyewe numvaga ari urugendo rurerure cyane. Nyogokuru wanjye akaba yari afite abana babyara banjye ba mukuru wa papa, bari baravuye i Kigali, bari bafite imyaka 4 n'5. Umwe yitwaga Uwera, undi yitwa Claire. Uwera akakomeza arira cyane, ndashaka amata, ndashonje. Kandi dushaka kugira ngo twimuke tubaho ahantu hamwe, tujye mu kindi gihuru kugira ngo Simoni aze kubona uko atwinjiza mu nzu. Twageze amahirwe tugera munsi y'urugo kwa Simoni, batatubonye, nuko Simoni atwinjiza mu nzu. Yari afite akazu gato cyane, noneho adushyira munsi y'urutara. N'ubwa mbere nari mbonye umuntu uryama ku rutara, hejuru hariho ibishara yiyorosa umusambi. Nuko twinjira muri urwo rutara, munsi y'urwo rutara tujyamo. Ngewe narwaraga bronchite cyane, ariko ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gufunga inkorora ukayifunga ibyumweru udakoroye kandi urwaye. Uwo musaza umugore we yari yaragiye iwabo, noneho adushyira muri iyo nzu, akajya asiga acanyemo imbagara kugira ngo bagire ngo umugore we arahari. Akagenda akajya kuri bariyeri kugira ngo yumve amakuru, akagaruka nimugoroba. Twiriwe muri iyo nzu, ntitutemerewe kujya muri toilette, tutemerewe kwitsamura, tutemerewe gukorora, kandi turimo turi abantu 9 munsi y'icyo gitanda. Umusaza wanjye nawe mama aza kumuhamwohereza abasaza banjye, aza kubazana. Umugabo wari ubahisha arabazana,
ubwo tubaye abantu 12 munsi y'ako gatanda. Musaza wanjye mukuru aza kurwariramo malariya, umuriro uramurenga, tudafite ikintu cyo gukora, tudafite uko tubigenza, nta miti dufite, ariko ukarwara ukikiza. Tumaramo iminsi aho ngaho, ntabwo nzi mu by'ukurikiye twahamaze, ariko ngiye kumukuvamo navuyemo ntabona, narahumye kubera ko twabaga mu mwijima icyo gihe cyose. Bakandondata nimugoroba iyo yatahaga avuye kuri bariyeri nibwo yatujyanaga kuri toilette bakagenda bandondase. Nkamubaza ntese mama aracyariho? Ati aracyariho ariko ntabwo uri bumubone. Ese papa aracyariho? Ati hoya, ati numvise ko bamaze kumwica. Ese sogokuru wanjye aracyariho? Ati sogokuru wawe banze kumwica bamujyana kuri bariyeri buri munsi, yahagera bakamwanga. Sogokuru wanjye abantu bamuzi, yari inshuti yanjye cyane kandi yari inshuti y'abantu benshi cyane. Yari umusaza ugira urukundo rwinshi kandi ugira igikundiro. Bamujyanaga kuri bariyeri n'abicanyi ubwabo bakamureba, bakamusunika, bamuciyeho ikote yari yambaye, ariko bose bakagira ubwoba bwo kumutema cyangwa ngo bamukubite, ngo bakamubwira ngo nasubireyo. Yari afite Bibiliya kuva bitangira kugera birangira, bamutwara uko bamutwaye buri gihe akagenda yishyize hejuru. Yari umuntu w'umukristo cyane. Noneho bigeze aho ngo baramubwira ngo agende yicare mu rugo iwe. Ubwo bari barashenye igice cy'urugo rw'iwabo rwo kwa sogokuru, ngo ntihazagire umuntu umugaburira, ntihazagire umuha amazi, bazamureke apfe yishwe n'inyota n'inzara bamaze kwica abe bose. Naho ngaho rero twamaze icyo gihe. Noneho baza gutanga itangazo ry'ibinyoma abenshi muzi, ryasohotse ngira ngo ukwezi kwa 4 kurangira cyangwa se kwa 5 gutangira, bavuga yuko abagore n'abakobwa ngo batazabica, ngo bashobora gusubira mu mago yabo. Ariko mu by'ukuri kwari kugira ngo tugaruke nsanzwe ntanga ubuhamya inshuro nyinshi, ariko ibi biratandukanye kuko ndimo guherekeza abanjye. Hanyuma rero turagenda dusubira imuhira. Ubwo Simoni yaravuze ati bavuze ngo nimutagenda nanjye baranyica. Turashoboshera turagenda duca iwacu, kuko yari atuye haruguru y'iwacu neza. Iwacu ndahabona ko habaye amatongo. Mbwira mukecuru, mbwira gramere wanjye, nambwira ntiwambabariye nkajyamo wenda ko nanatora ifoto, ntiwambabariye nkajyamo wenda ko wasanga papa ariho ari. Ati hoya nturi buhagarare tugende. Turagenda tujya kwa sogokuru wanjye. Tuhageze dusanga sogokuru yicaye mu rugo hagati, afite ya Bibiliya, inzu bayimusenyeyeho. Njye nahise musimbukira ndamuhobera, ndambwira nari nzi ko wapfuye. Ati nanjye nari nzi ko mwapfuye. Twese turamuhobera. Bukeye bwaho mama wanjye nawe araza n'abasaza banjye n'ababana 2 yari afite, nababwiye b'inshuti ye. Mama ahita afata babasaza banjye bose abambika amakanzu, kuko bavugaga ngo abakobwa n'abagore ntibazabica. Noneho tumara iminsi aho ngaho, umutima nawe babwira ukuntu yagarutse naho we yari ari. Ubwo twaragarutse tuva hano i Gatagara, ndi kumwe na mama na mukuru wanjye nakurikiraga bwa kabiri. Turazamuka ko bari bavuze ko batanze amahoro. Turagenda rwose duca mu nzira isanzwe, bakavuga ati se n'aba ngaba bari bakiriho. Turagenda duca kwa sogokuru wa Frida, dusanga yicaye muri salo afite Bibiliya. Aratubwira ati si mwe mwari mwaragiye he? Tumusobanurira ko byagenze. Mama niwe mubwira. Aratubwira ati numvise ko iwanyu abantu be bose bateraniye kwa sogokuru wanjye witwaga Alexis, Mutorana Alexis. Ati ubwo ngubwo mugende murasangayo, tubabona baduhaye agahenge.
amusobanurira amakuru yo kuri uwo musozi, kumva ko twari tumaze iminsi tudahari. Turazamuka tukigera kwa sogokuru bacu bari barahasenye, twari dufite ukuntu duturanye turi benshi. Sogokuru yari afite abana 12, abenshi muri bo bari abahungu bari bamuzengurutse, twari dutuye ahantu hamwe. Tuhageze kwa sogokuru dusanga abana benshi n'ababyeyi b'abamama bagihari. Turishima, turahoberana, dusanga na mukuru wanjye Majori aracyahari na Madunu ntacyo babaye. Twicara badusobanurira ko byagenze. Nyogokuru wanjye yarakiriho ariko arwaye, ameze nabi. Nabyita ko yararwaye agahinda, kuko bazanaga abahungu be bakabica iruhande rwe kugira ngo abo babyeyi nabo n'abana batwicishe nk'agahinda, niko nabyita. Tubaho ngaho igihe, hashize igihe baza kudushorera ngo batujyane kwica. Hari umuryango hirya y'iwacu gatoya ahantu hitwa Nyakabuye, hari abahungu. Uwo mugabo yitwaga Bruno, ntekereza ko yari atakiriho, ariko yari afite abahungu bicaga cyane. Baravuga ngo nibo badushyiriye kuri bariyeri yari iri aho ngaho i Nyakabuye. Baradushorera, baduhuza n'umuryango wo kwa Bafrida. Urumva Bafrida bari kwa sogokuru wabo, natwe turi kwa sogokuru wacu, ariko twari duturanye ntekereza ko nta na metero zingahe ziri, ntabwo hari kure. Baradushorera, turagenda tujya ku gasantere kari gahari bita kuri Progrès, turi benshi. Uri mubyeyi afite umwana we, ugasanga ufite benshi, kamwe gafite ibitenge kandi gafite mu ntoki. Byari ibintu bibabaje. Tugenda dusenga tuvuga ishapure, sogokuru Frida agenda dutera amasengesho. Turagenda batwicaza kuri Progrès. Frida aho nawe twari turi kumwe yakomeza. Mbere yuko badutwara kuri Progrès, kuri bariyeri, papa nawe yari yarayaje. Mu by'ukuri buri mwana wese w'umukobwa abona papa we nk'umuntu ukomeye cyane, kandi ufite imbaraga, kandi wakubita abantu bose, kandi ukize muri byose. Papa wanjye icyo gihe agaruka, rwa rushoke yavugaga ngo yagiye kwiyogoshesha mbere yuko bamwica, yaje afite imisatsi myinshi, aza afite ubwanwa bwinshi, aza yarananutse cyane, aza yambaye ikabutura, mbega utashobora kumenya ko yari papa. Aje aca hejuru y'inzu, tumubonye tuvuze induru, aravuga ati nimuceceke ni jyewe ndacyariho. Aramanuka araturamutsa, ariko aratubwira ngo ntabwo ari bugumane natwe, kuko bazi yuko yapfuye, ngo abantu bose bazi ko yapfuye, ntashaka kwiyerekana. Iyo minsi yose rero twari aho ngaho, we yagumye hejuru y'inzu yihishe, akingirijwe n'insina n'amakoma. Amara icyo cyumweru cyose aho, ku buryo baje kudutwara batujyana, we asigara aho ngaho. Batujyana baduhuza na ba Mutima, sogokuru wanjye, kuko niko yari ameze. Yagiye nagatera amasengesho, afite na ya Bibiliya nababwiye ayifite hejuru. Tugeze kuri ya bariyeri, interahamwe nyinshi tutazi ahantu ziturutse, zambaye amakoma, zivuza induru, zivuza amafirimbi, ziratuzunguruka. Batugenda badusunika. Mu by'ukuri twari nk'abantu barenga nk'ijana, abagore, abana. Muzehe sogokuru wanjye niwe wari umugabo urimo. Noneho tugeze hagati, za nterahamwe ziriruka zijya kwica ahandi hantu. Baduha akana twiganaga nanjye k'imyaka 14, gafite umuhoro n'ubuhiri, ngo kadushorere. Mwibaze namwe ibyo bintu, akana k'interahamwe k'imyaka 14 gushorera abantu barenga ijana, ntihagire n'umuntu uhindukira ngo be yakambura n'uwo muhoro. Karadushorera. Nanone turongera duhura n'ikindi gitero. Tuhageze dusanga izo nterahamwe, abahungu ba Bruno ntibahari kuri iyo bariyeri. Baravuga ngo kuko badahari, bakaba batari bufate icyemezo ngo nidusubireyo. Dusubiyeyo, ubwo hari mu Maninda kuri bariyeri yaho. Dusubiyeyo nanone tugeze kuri Progrès, barongera baradutangira, batwicaza hasi. Tujya tuvuga kenshi uruhare rwa Kiliziya Gatolika mu bwicanyi.
ariko tukibagirwa rimwe na rimwe uruhare rwa kiliziya y'abadivantisite, kandi imiryango yacu twebwe yamazwe n'abadivantisite. ubwo uwo munsi hari harimo umumama umwe wari ufite bibiliya, nyamara interahamwe imwe muri bo yari isanzwe ari umudivantisite kandi w'umuyobozi muri urwo rusengero, araza atera inkota muri iyo bibiliya. baratwicaza baratubwira ngo nituzane amafaranga ngo badutwike. muri aka karere kuraswa cyangwa se guterwa grenade warabyishyuriraga, kuko mwibuke ko umututsi yari inzoka, umututsi yari inyenzi. mu by'ukuri ngo nta nubwo twari dukwiriye isasu, nta kintu twari dufite, twari tumaze iyo minsi yose tutarya. nyogokuru yanagerageza guteka bakaza bakabimena atekeye ku rujyo, bakaza bakabimena cyangwa se bagategereza bihiye bakaza bakabitwara, tukanywa amazi y'ibiziba yari ari mu rugo mu kibumbiro cy'inka, nicyo byari bidutunze. muzehe aravuga ati nta mafaranga dufite, murabizi ko mwatwambuye ibintu byose, murabona amafaranga ya grenade twayakurahe. baduha interahamwe yitwaga Rwamudanga yakoreraga iwacu ngo iturinde, ngo dutegereze abantu bavuye kwica kwa Rora ngo baze babe ari bo batwica, ngo wenda barayifite, ngo babe ari badutwikisha, ngo bo barananiwe. twicara aho umwanya munini nta muntu unyeganyega. bigeze aho haza interahamwe iravuga ngo nimubareke bagende, n'ubundi ntaho bazaducikira. turongera dusubira imuhira. uwo munsi rero dusubiye imuhira nibwo muzehe yatwicaze twese adutegeka ko nta muntu uzongera guhunga kandi nta muntu uzongera kwihisha, twese tuguma hamwe. ubwo hari kuwa gatatu, hasigaye iminsi mikeya kugira ngo baze kutwica. twasubiye imuhira duhura n'umukecuru witwaga Roza amaze kwiba imyenda ya nyogokuru wanjye. noneho umukecuru amubwira ati koko nawe Roza, nawe uraje kudusahura koko? ahita avuga ngo reka nzana n'abatwike, munzanire esanse mbatwike. hahita haza iyindi nterahamwe yitwaga, ntabwo nibuka izina rye, ariko uwo mugabo wicaga cyane w'umudivantisite, nawe araza aravuga ngo agiye kudutwika, ariko babura esanse. hanyuma uwo munsi ba Mutima baguma haruguru, natwe tujya hepfo. bari baratubitsemo ubwoba. mu by'ukuri iyo twatandukanaga gutyo bakajya mu rugo, natwe tukamanuka hepfo, nta n'uwabashaga gukominikana mugenzi we. ubwo twahitaga tuguma mu nzu, nabo bakaguma mu nzu. ubwo twahageze kuwa gatatu, papa arabimenya ko twagarutse batatwishe, aramanuka, turabimubwira uko bigenze, aravuga ati n'ubundi bari bugaruke. nawe arahaguma, twese turahaguma. muzehe akomeza kudusengesha, turongera turaharara umunsi wa kane no kuwa gatanu. kuwa gatanu rero nibwo haje umwana wari muri ya kipe nababwiye papa yari yaratangije ya Rayon Sport, witwaga Dagari, wakinanaga na musaza wanjye. aratubwira ati ndabumvise bamaze gukora inama none ahangaha, bavuze ko mu gitondo cya kare bari buze kubamara, ni muhunge. muzehe aratwegeranya twese, twari tumaze kuba abantu 18 ubwo mu rugo, babatante banjye nababwiye, babyara banjye, mubyara wa mama wari uhari n'inshuti ya mama, ndetse n'abana mvukana nabo na sogokuru na nyogokuru. muzehe aratwegeranya twese aravuga ati nababwiye ko nta muntu uzongera guhunga, ko tugomba kuguma hamwe tugapfira hamwe, n'uzaza kudushingura, dore nibi yavugaga ati n'uzaza kudushingura azadusange hamwe adushingure. yegeranya njyewe n'abasaza banjye n'ababyara banjye, mu by'ukuri twari abana batoya. aratwicaza abwira ba mama kugenda, aratubwira ati maze rero ejo mu gitondo nibagira hano muzapfa ikigabo, ntihazagira urira, ntihazagira utaka, kandi tugiye kujya mu ijuru. bashobora kwica umubiri wacu gusa, ariko roho zacu ntabwo bashobora kuzigeraho. aratwinjiza tujyana mu nzu, arongera aradusengesha, agarura ba mama mu nzu, turasengana twese hamwe. arongera aratwibutsa ati mwumvise ibyo nababwiye, ntihagire uhunga, ntihagire urira, ntihagire utaka, nta mbabazi babafitiye, kandi mwibuke ko ari umubiri gusa, tugiye mu ijuru. ubwo rero mu gitondo cya kare nibwo baduteye. ntabwo twatewe n'abantu bakure, twatewe n'interahamwe z'ahangaha z'imunyamazi
zo mu ikatiro z'inkinda, abantu duturanye iwacu bubakiye amazu, iwacu bagiriye neza, abantu tuzi neza, interahamwe zirimo ba Gatoya, interahamwe zirimo ba Gakuba, interahamwe zirimo ba Kimonyo, interahamwe zirimo abantu benshi bose bari baturutse hariya. Ubwo munsi wari kuwa gatandatu mwibuka ko nabibabwiye yuko iwacu bishwe n'abadive bareka kujya gusenga, kandi ubusanzwe niyo wajyaga ku iduka ryabo ari kuwa gatanu nijoro ntacyo bashobora kuguha iyo iwanyu babaga gutumye ikintu icyo ari cyo cyose bakubwira ko isabato yatangiye, ariko baza kwica abantu mbere yuko bajya gusenga. Bahereye rero kwa Mutima nababwira uko bagenje. Frida arakoze. Iryo joro twe twararyamye bamaze kutujyana ya nzira y'umusaraba twakoze, gusogokura Frida afite Bibiliya, twaragarutse tumara nk'iminsi nk'ibiri, turaryama bisanzwe. Iyo nzu twari turimo turi abantu benshi, ntekereza ko ntabwo ngiye mfite imibare exact, ariko ntekereza ko twari nko muri 50. Turyamye kwa sogokuru, abana twaryamaga muri salo, ababyeyi bakajya mu byumba, ariko birumvikana ntabwo twasinziraga. Abantu bakuru bahoraga bavuga bati baraje, ariko kubera ubwoba cyangwa se abantu bari bamaze gupfa imbere mu mitima, ntabwo twajyaga kwihisha, kandi twari dufite amakuru ko bazagaruka bakadutwara. Icyo gitondo sinzakibagirwa, ntabwo cyari kimeze nk'ibindi. Hari mu gitondo cya kare, njye nibwira ko hari hagati ya 10 na 11. Ntabwo habonaga neza, ntabwo washobora kureba umuntu ngo ube wamumenya.